icyabaye kikangora nuko nagiye kuyobora ahantu maze kuje kuyobora aho hantu dutegeza kwakira umugeni muri sale saa 10 inza kumwakira saa 12:17 tuvuge ku mufano uyu munsi ndagutumiye mu birori wenda ubukwe bwa Rutikanga inkaye musi noneho wamuhereza abantu umufano utwinjirire kabisa mu gikorwa utubwira ati nuku bigenda nuko uri mu kugenda ugiye kuyobora ubukwe bw'abana b'Imana bakijijwe washuka ugasanga bambaye ubusa ugasanga bambaye ubusa wa mugabo wa Rutikanga wavuze ngo zoza kuyobora ubwawe uzambika abana neza amahoro y'Imana mukunzi wacu wa One Africa TV jewe ndi Professor Rutikanga ambasaderi w'Umulenge navuga ngo ambasaderi nyine ukumva umwe rukumbi nkuko bisanzwe ikiganiro cyane ko ndagikorera muri Dallas Texas aho ndi kumwe n'umutumirwa akaba yitwa Ngizimana Kayago Douglas akaba ari umu MC cyabuze umuntu uyobora makwe ubikora neza cyane kandi ndabizi ko mumwemera muri benshi cyane introduction toya ariko n'umuntu mukuru ndabizi yuko ito bihagije umutumirwa wacu mbere yuko wongera kuri iyo introduction toya nkoze banzu tubwire ukuntu umeze ute byifashe bite urakoze cyane Rutikanga yego mbere ya byose mbanje kugushimira kuba wigoye cyangwa se ugafata umwanya wawe yego ukaza kugira ngo ubashe kunshaka kugira ngo tubashe kuganira yego mu by'ukuri turabigushimiye bivuye ku ndiba y'umutima wagize neza asante nguko wari ubisabye uvuga ngo tubashe kubibwira numvise haruguru usa n'uwabirangije amazina yanje nitwa Ngizimana Kayago Douglas niyo mazina yanje ndi umupapa ndubatse umudamu umwe n'abana batatu ntuye Texas muri state ya Texas umujyi wa Fort Worth Dallas aho niho dutuye niho tubarizwa murakoze cyane asante sana hanyuma abantu batuye muri Dallas buriya niki ciza kiri Dallas kurusha handi ku buryo woshishikariza natwe dutuye handi kuza tukabunga ibintu biri hariya Dallas ni byinshi byiza cyakoze buryo bwiza bw'ahantu butegwa na nyiri umuntu cyangwa na nyiri kuhatura ubwiza bw'ahantu navuga ko ku giti cyanje ntinye imbeho ahantu hakonje sino hashobora ngakunda rero ahantu hashushe ico ni ciza kimwe gituma nkunda Dallas ikindi ni umujyi mwiza ni umujyi mwiza mu mijyi minini ikomeye yo muri Amerika ikindi ngira ngo muri classement ya mastate ntibeje Texas yose irashobora kuza ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu havuye Washington DC havuye na California then kaza gufata uwo mwanya wa gatatu urumva rero kuba ahantu mu mujyi ukomeye nguwo ufite uza mu myanya ya mbere mu state 50 umva navyo ni byiza kandi nishema nizo mpamvu je numva mpakunda yego abakazuba kandi akazuba ni keza cyane hanyuma dukomeje kuri aka kantu reka name nakanyuzamo ikintu kijanye n'abantu bari nko muri Afrika baza bitekereza ko wenda Amerika ari nka paradizo niki kintu bavuga kuri ivyo bintu ngumara amatsiko badukunda ari benshi batuye muri Afrika iwacu kuba maramatsiko biraterwa nuko umuntu yomenye ibyifuzo byabo n'amatsiko yabo bagira ariko mu by'ukuri hari byinshi bitandukanye no muri Afrika mu by'ukuri nkaho twagiye duturuka navuga kuko ibintu by'imihanda inahangaha ni ibintu baza bubaka bakabyubaka neza rwose ku buryo ubona ari ibintu bizima ikindi navuga gitandukanye ni wacu muri Afrika ibintu bijanye
n'umutekano. Ikindi navuga ku bintu bijyanye n'ubucuruzi ku bantu bashaka kwikorera. Iki ni igihugu c'amahirwe, ni igihugu ca opportunité. Niko nabivuga ibyo ni reka mandeke yangwa ariko ni byinshi cyane. Ako nako narinyujijemo gusa hanyuma reka dukomeze rero. Yarakoze cyane. Ubu MC cyabuze kuyobora amakwe kubera iki MC w'amakwe apana MC wenda wibindi ndagira ngo urabyumva wenda urashobora kuyobora amakonferanse wenda nabyo ushobora kubikora birumvikana ariko cyane kubera iki wibanze kuba MC w'amakwe kandi unadusobanurire kuba MC cyavuze kuba umuyobozi w'amakwe ni iyihe role yawe ubikora gute? Icyo kibazo bajije kirimo ibibazo nka bibiri. Umbajije uko mbikora, umbajije n'impamvu nibanze ku makwe sinkora ibindi. Reka mbere kuri icyo ngicyo, ntabwo nibanze ku makwe gusa nk'uko wari ubivuze. N'ibindi ndabikora nyobora ibintu byinshi. N'amaseremoni yandi atandukanye ndayayobora. Reka mpite mpera nk'ejo bundi twibuka abanyagatumba baranyizeye abacu abanije bahitamo kuyobora, nabyo narabiyoboye. Iyo ni seremoni ibitandukanye n'amakwe, ni ukuvuga ngo ntabwo nibanze ku makwe gusa. Yego. Hanyuma warumbaje ngo ese kubera iki utubwira uko uzi ubiyobora. Hariho umuntu udashobora kuba azi MC cyari cyo nuko bikorwa. Okay. Noneho rero MC ni mu mvugo y'icyongereza. Hanyuma mu gifaransa nabyo bakabyita moderateri. Ariko nkuko waruvuze nyine mu rurimi rusanzwe rw'ikinyamurenge cyangwa se rw'ikinyarwanda cyangwa se rw'ikirundi ya n'uyobora ubukwe. Uko nza mbigenza ni inzira nyinshi. Ni inzira nyinshi nza nkoresha. Mbere ya byose nabanza nkagusobanurira wenda ubukwe icyari cyo mpere hejuru nze kugaruka kuri iryo jambo. Ubukwe bundi buriya bugira ibice bine. Ibyo bice bine bitureba twebwe nk'aba MC. Ni ibice cyane navuga nka bitatu. Ibindi bireba ubuyobozi bw'itorero, ibindi bikareba urwego rwa leta. Iyo umuntu amaze gushakana kukumvikana n'umukobwa bagahuza, hazabaho gusezerana. Ubwo gusezerana tuvuga ni ukuja muri leta, ariyo twita eta civile. Yego. Muri eta civile rero abantu iyo barimo basezerana mbese ni ugushingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko nanone iyo muvuye aho ngaho mu gushingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko, muragenda mukarangiza mukicara ahantu. Mwamara kwicara ahantu muri bwa rwego rwo kwakirana, ugafata ijambo wenda nka MC ugasa n'uyoboye abantu impamvu itumye muhurira aho hantu, warangiza ugatanga umwanya ku bafite ijambo bose, hanyuma hakabaho gusangira abantu basabana. Icyo ni iciciro cya mbere. Ariko wumvise kuko babanje mu mategeko. Iciciro cya kabiri ni ukuja mu rwego rwa dote, ariko kuja gukwa mu kinyamurenge. Ibyubuga bisigaye bitandukana n'ibya kera bwana Rutikanga. Yego. Kera abantu baragendaga bakarara bagakwa bakaja mu mihango yo kudisikita birya byinka. Ariko ibyo ngubu kubera igihe kugendana n'igihe abantu basigaye bakora vuba vuba bihuse. Ni ukuvuga ngo ya dote rero abantu basigaye bayikora bakicara ahantu. Cyo ni iciciro cya kabiri. Twebwe aba MC dukoramo uruhare runini cyane. Icyo gihe dufata umwanya tukayimsinga, tugakora biriya bintu byo kuyobora. Muri icyo gihe cyo kuyobora rero tugira amagambo menshi dukora
kandi ico gihe introduction yabyo ibitandukanye na introduction yo muri reception. Wenda ndaza kuhagaruka. Iciciro cya gatatu kigizwe ubukwe ni iciciro kijanye n'ikanisa. Niho nakubwiye ngo bimwe sitwe bireba bifite ba nyirabyo. Ikanisa rero haba hagiyeho gushingirwa. Icyo ni ikindi ciciro kiba kigize ubukwe. Noneho rero ico kirebana n'abapastor urabyumva nawe cyangwa se n'ikanisa n'imihango y'ikanisa. Noneho akaza kuba iciciro cya gatatu cya kane. Iciciro cya kane nico twebwe rero kandi twongera kandi ukoramo abo twita ba MC. Nukuvuga ngo ni reception. Ibyo mwita reception. Reception ubundi abantu nzankunda kubona bakunze kuyijamo ugasanga abantu bifumbase. Ariko reception bisobanura ubusabane kwa buri wese watashe ubukwe cyangwa se waje gushigikira abavandimwe. Nibyo byiciro rero bigiye bigira ubukwe. Hanyuma wavuze ngo ese tubikora gute? Urumva kuko nkubwiye ibyo byiciro ko ari bine. Ibyo byiciro rero ko ari bine byose bigiye bigira ukuntu bigenda bikorwa. Rero sinzi nimba umpangura uza kumva uburenganzira cyangwa se ukampangura nkagenda mvuga wenda buri ciciro uko kigenda gikorwa. Murakoze cyane. Aho turaza kuhagera. Yego murakoze. Tuza kuhagera neza noneho utwinjirire nk'umuntu uri mu birori. Yego. Hanyuma hariho ijambo rikunda gukoreshwa ngo umuhesha w'amajambo. Ni muri abahesha b'amajambo cyabuze wenda riraburamwe akantu. Noneho umuhesha w'amagambo ni za mvugo abantu bagenda bakura hirya no hino. Ariko ubundi ni umuyobozi w'ubukwe. Tuvuze umuhesha w'amagambo biba bisobanuye umuyobozi w'ubukwe. Noneho rero ni ukugenda ijambo risobanura irindi niko nabivuga. N'umuyobozi w'ubukwe mu magambo magufi. Yego. Hanyuma rero reka mbanze nkubaze mu kuvutangiye watangiye igihe igitekerezo cyavuye cyo kuvuga ngo njewe mfite impano yo kuba umu MC cyabuze ndabyiyumvamo ko no ba MC. Urakoze cyane. Reka manze mpere igihe byatangiye. Ariko mbere burya umuntu ntazamenya kuko agira impano muri we. Uzimenya iyo yasohotse kandi wabona ko rumiza kubikora inshuro nyinshi ukagenda ubona ya mpano rero kiragenda igaragara. Kubona ya mpano kiragenda igaragara. Nukuvuga ko igihe nabitangiye nko muri 2012 ya hari ubukwe bwari buhari. Noneho rero uwo munsi habura umuntu bari bateganyije nditora ndabati ni mumpereze mwe kwirugwa mu shusha imitwe ngo abantu baruhe. Ndatangira ndabikora. Ariko mbere yaho gato hari ibindi birori byari byabaye byo mu rusengero bigaruka kuri cya kibazo cya mbere wambaje ngo se ndumuye musi w'amakwe gusa. Bariko basohora cassette bayilauncinga mbese bayishira ku mugaragaro. Uwo munsi ndatangira ndabikora naho. Mbikora neza numva abantu barimo baranshimira ngo nabikoze neza cyane. Ni nkaho byatangiriye ico cy'ubukwe cyaje kuza ku nshuro ya kabiri. Mbona birabaye naho natangire ndakomeza. Ngenda mbikora ahantu hatandukanye wenda naho turaza ko havuga. Mbona birabaye inza kumenya kuko iyo mpano nayo nyifite. Nuko niko byagenze. Yego. Handiko ndagenda ntahura amajambo menshi. Urashobora nanone kuvuga ngo ndi umuhagarikizi. Ndagira ngo uhagarikire. Navyo byovugika. Ni umuhagarikizi uhagarikira igikorwa runaka. Yego. Nibyo rwose. Hanyuma rero reka tubanze noneho gaduse nanone n'abinjira gasasa mu gikorwa. Ibindi turaza kubikomeza nyuma ariko twinjire mu gikorwa. Tuvuge ku mufano uyu munsi ndagutumiye mu birori wenda ubukwe bwa Rutikanga inka MC. Yego. Noneho wamuhereza abantu umufano utwinjirire kabisa mu gikorwa utubwira ati nuku bigenda. Burya ngo amanyama uziyaterwa n'umwambaro. Kwemusingira hano muri vide kandi gakwemusinga ntihaza haba mu mwuka. Mu mwuka nuko amawuzuzwa hano ukamutangira ukavuga ku ndimi. Kwemusingaga niho nkubwiye ngo biza biterwa n'umwambaro. Amanyama burya ngo biyaterwa n'umwambaro. Kwa mantangira hano nkavuga nta bantu bari kandi nta bageni mpambona ko noneho ko ntobikora neza 100% ariko nogerageza. Ya noneho rero
nakubajije ngo ese muri biriya byiciro bine byose urifuza ko ntangira mu kihe biriya byiciro bine nakubwiye bigize ubukwe ariko bimwe bifite ba nyirabyo n'ibindi twebwe bitureba ni nk'ikihe wifuza ko twoheraho? reka noneho tuvuge nyine mu birori nk'uko ubukwe buba bupanze kose. Uko bipanze kose. Urakoze cyane. Noneho hariya rero ushakisha amagambo ajanye n'ubukwe. Gusa hari amagambo amwe ushobora kuvuga atajanye n'ubukwe ugasanga babaje abantu. Cyane cyane iyo njewe nemusinga nkunda kuja mu nzira igana ku by'Imana. Kuko ubukwe aba ari ubw'abana b'Imana, buba bwejejwe, buba bwarasengewe, bigatuma nkunda kuja muri iyo nzira. Niyo umuntu yogenda ashiramo ibindi ariko mba ngaruka kuri icyo kintu kuko aba ari ubukwe bw'abakristo. Noneho rero nko gutangira hari amagambo menshi umuntu ashobora gutangiza. Utanga ikaze. Dufate wena nko muri doti. Ushobora gutangira uha abantu ikaze. Wamara guha abantu ikaze hazakurikiraho ijambo ryo gusenga. Mu guha abantu ikaze wobabwira ati kaze hano iwacu mu kirambi cyo kwa Ntwari cyangwa cyo kwa Mfizi. None warangiza kuvuga gutyo umaze kubaha ikaze ryaho mu kirambi ugakurikizaho ijambo ryo guha umusaza mukuru. Umusaza mukuru ni wa wundi ubugiye gufomora wiwanyuga kwa Ntwari cyangwa se kwa Mfizi. Ukamuha umwanya umuyegereza ukamubwira ati data warambwiye ati cyagihe nizanje mbona abashitsi bageze hano uzaza ubampera icicaro. Ti rero data ico cicaro nagitanze. Bamaze gushika muri cya kirambi cyawe ciza uzoganiramo n'imfura zakuganye. None wamara kumubwira gutyo ukavuga ati ariko rero data nagira ngo ngusabe ugashekerera gaso ukavuga ati biganza bigaba amariza. Nabonye abashitsi bahageze ariko sinabamenye. Imvizi uriyenzi ku mitwe yabo, imyaka n'imyato ntituyinganya, nta nubwo natabaranye nabo ngo mbashe kubavuga ibigwi. Ugasa nushatse kuvuga nyine nk'amazina ukabiryosha. Wamara kubiryosha uko kuriyegeza umusaza hanyuma ukamubwira ati ese data ngaho tubwira uko iki gitaramo tukigenza. Ari umusaza wumva kera bayumvise icyo ushaka kuvuga abayumva kuko wamuhaye ikaze kugira ngo abashe kwakira abagenzi be babashitsi bamanya naye bamuganye. Icyo gihe bagahita baza akakira mugenzi wiwe. Iyo etape yahava bagafomora. Bamara gufomora imifomoro yose kurya izigenda ikarangira. Yamara kurangiraga nta kindi kiba gikurikiye. Icyo gihe hahita haza hiki ahita gusubiza umwanya. Babanza gusaba uwo yaje gusabira kuko wa mugabo guha usaba manya naye ntabwo yisabiye. Icyo gihe akerekana uwo yaje gusabira. Yamara kwerekana uwo yaje gusabira icyo gihe ukamutambutsa nka MC umwanya bari uwawe ukamutambutsa ari imbere. Ushobora kumutambutsa akaje kwicara imbere cyangwa urashobora kumufata hakaza akaje gusuhuza basebukwe cyarangiza akabona kuja hari imbere. Noneho ga urya wundi manya na yiwe nawe akavuga ati dore ura muhungu wanje witwa nimba ari Frank dore aho yicaye hari ari wenyine ngaho nimurebe mu mugenzereze kugira ngo aseke dore izuba regeye kurenga wenda hadasetse. Kukero mu mvugo z'amarenga uba wumva icyo ahashaka kukubwira. Abashaka kukubwira ngo umuzanire ya nshuti yiwe se cyangwa wa mukunzi wese cyangwa wa mukobwa wa mugeni gakaza. Wa mugeni yaje ntabwo azaza ngo yamagenda yihuta sange ise oyahi. Azaza kabanza nyine ukabona zanwe n'abasaza be ukaganira. Yamara kuzana n'abasaza be ukabanza ukamuhezaga umusaza mukuru. Wamara kumuheza umusaza mukuru akamufata akamumurika amanya naye kuwo yaje gusaba ruyunguye. Iyo mihango yabikarangira. Yamara kurangira bakagufataga wa mukobwa agasubirana n'abasaza be. Mbere yuko abonana n'umuhungu uhamagara umuhungu akaza bagahurira harya hagati. Amagambo ni menshi aho azagenda avugwa. None akamwambikaga yampeta ya fiançaye n'izibanza. Iyo yahava akaje gukora bagahana impano zabo bombi. Izo mpano zabo zombi zarangira icyo gihe umukobwa akamwakira.
umukobwa akamwakira, umukobwa yamara kumwakira kuko bayaje wabo umukobwa nuko barangiza kwakirana nta kindi kiza gisigara bakaja gutangaga impano z'ababyeyi. Icyo cyo bazatanga ya nkoni, bazatanga ya sapu, bagatanga zira mpano baheza abanyirabukwe n'abandi wa mugani gasozi kamanutse nkakazamuka indi hanyuma mukaja he mugasubira ku ruhande uko basebukwe nabo bagatanga gutyo ibindi ni vice versa. None ibyo byarangira nta kindi kiba gisigaye mukajana abageni hahandi bakaje kwicara hanyuma ugasubiza umusaza ijambo hakabagaho ya mihango yawe yindi yo kugira gute yo kurongoranya. Nuko ibirori gabyadote bikaba birarangiye ariko hagati aho ngaho hari amagambo ganagiye nsimuka menshi yo kuryosha nyine ubukwe ajanye n'ubukwe. Nuko nguko niko tuba tubikora. Murakoze cyane. Yego. Hariho umuntu ushobora guhita yibaza ati ibi bintu ntibigoye birasaba ko ubuzi nk'amajambo nyine agiye akakaye rumva nkayo ngo yibiganza ngo bigize bite ko umuntu w'umujene cyangwa undi muntu wese ushaka kubikora ntashobora guhita yibwira ati birasaba ko ubuzi ururimi cyane. Iriya ni impano bisaba kuba uri intyoza mu kanwa ukaba uri umuntu ushobora kubuza n'amagambo y'abasaza. Ibiriya rero nibyo biguhesha rero kubasha kuyobora biriya ni ubuhanga. Bibamwe ubuhanga kumenya ibyiciro uko bigenda bikurikirana. Ntabwo mbashije kubivuga byose uko biri ari utu etape tumwe umuntu yagiye asimbuka kugira nyine tubashe gucungura umwanya. Ariko bisaba nyine ibintu by'ubuhanga kandi cyo gihe urwana n'igihe ureba na atmosphere ufite umungu muko imeze. Ubwo mvuze atmosphere n'abantu baba umungu muko bameze. Nuko niko biza bigenda. Tuvuge njewe Rutikanga ndashaka kuba MC guhera none. Nabikura hehe cabuze niziye process zinocamwe kugira ngo nanje mbe MC kandi mbe MC mwiza pana wa undi upapira imbere y'ibirori. Ibyo ngibyo rero ukeneye ko mu MC twobikwigisha. Birigwa. Birigwa rwose. Noneho ukabimenya nawe ukabikora. Kandi ikindi cyakabiri nugushira ukubwoba. Ukiyaminiye ukabikora. Nta kindi gisabwa. Ni ibintu byoroshye cyane nukubikwigisha ugashira ukubwoba hanyuma ukabikora. Hanyuma reka nanone kuri ya majambo wari warenze. Bankutunyuriza ndashaka ngutunyuriza nk'akantu wenda nko based mu makwe wenda wagiyemo gusa wama utora kamwe ukatubwire nk'ibintu by'ibirungo nyine wowe ufite kugira ngo bize korohera abadukurikiye n'undi muntu nyine avuga ati nibutse hano uyu muntu ndamwibutse nyine ari mu gikorwa. Urakoze cyane. Aho muri dote rero hari amagambo menshi umuntu yokoresha. Urashobora kuvuga amagambo urabona nka cagihe aje aturutse nkariya ku marembo. Ushatse gukoresha ijambo rivuga ngo ukabwira nk'abantu muri sare bo bakazavuga ngo neza akajambo gasoza. Novuga ati araje mama mute uraza kuvuga iryo jambo mukanya. Notangira nk'abati araje muteti wabo muroro nkwere mukobwa jana. Ayo na magambo nyine muri zamvugo zikige mwita ngo ni imitomo. Na magambo yo gutaka umugeni. Unashatse ukwifashisha amagambo ya Salomo. Mu ndirimbo za Salomo. Bose wo yakoresha uba uyashoboye. Ariko nkare wovuga ati aragenda neza byajamo nakubwiye. Aseka neza. Avuga neza. Intambuko ye ni nziza. Ayo na magambo wovuga uha utaka umuntu. Wamara ukabwira abantu cyo bagakoma amashi. Yamara gutera indi ntambwe ukaba utangira kandi kumutaka. Ati dore uko aresha imisaya ye ni myiza. Ukagenda umuvuga mbese. Nono yashika nkacage babambikana n'umuhungu rwa rupeta rwa fiançailles. Uhita ubaza umuhungu. Tese uyu muntu ko wamutoranyije. None se kawambona ugiye kumwambika urupeta uramwambika mu ruhe rutoki. Icyo gakakubwa ngo ndamwambika muri urunguru uru rutoki. Ukamuwaza izina ryago akavuga ngo ni sumba zose. Siko bagwita. Ukavuga ati nukubera kumwambitsemo urupeta rwa sumba zose. Kubushaka kugira gusa ngo abantu nyine bamererwe neza. Bacangamuke.
ati nuko asumba bose warangizaga no ukambwira ati ngaho mwambiki akitonda akamwambika washaka ukamumuririmbira indirimbo ukavuga ati amasezerano yose ukwima niyatanga ukarimba ngako gakorisi none se amasezerano ntaba yuze amwambika gwa rupeta none warangiza ukavuga wenda izi ntoki ukazisobanura impamvu ahisemo kumwambika muri rutoki rurerure ugahera kugahera ukagisubira kururu ugasubira kuri yamwambitse ugasubira kuri uyu kubita rukoko ukaja kuri mugufi nyirazo kubwira rutoki rumwe tambwe zikubwira zose ndakubwira rumwe gusa kiyi ngiyi rukubita rukoko iyi ngiyi mugufi nyirazo nagahera nagahera iyi ngiyi ni meme iyi ni meme mukuru meme yego sumba zose kubita rukoko mugufi nyirazo sawa iyi ni mugufi nyirazo kiyi mugufi nyirazo rero uzi icyo isobanura isobanura mu gifaransa affection ni ukuvuga ngo ugomba kumwitaho bihagije uko izi zose nzi ubusobanuro bwabyo ariko reka ndekeraho ngaho tuzakomeza ubutaha nubikenera ugomba kuba mu bukwe bwaje nta kibazo yego ya nta kibazo kabisa nibyo kabisa hanyuma nk'ubu ngubu urashobora kuvuga yuko umaze kuyobora ibirori cyabuze amakwe angana gute kuviga iwe watangiriye ntoyamenya rutika ni menshi bo nayoboye amakwe menshi muri Afrika nayoboye amakwe menshi ashobora gushika nka 10 cyangwa nka 10 ya hanyuma inanga muri Amerika maze kuyobora amakwe ashobora gushika nko kuri 20 nka 20 pe abahamya barahari abona yobora ubukwe barahari ni benshi ama state menshi no kubwira nkageza hehe ubu muri Amerika bajene 20 wabayiboreye ibukwe muri make warabashingiye narabafashije ndabuyobora kandi bukageneza nkabona barimo baranshima bambwira ati rwose wakoze ibintu byiza kandi biri mu buhanga ya nuko niko nabo ni umubari maze kuyoborera amakwe yego hanyuma uyobora ubukwe gusa cyabuze ubukwe bw'ikinyamurenge cyabuze nandi makuru ashobora kuyayobora ndavuga urashobora kuyobora nandi makwe tuvuge nk'umunyazimbabwe aramusaje akavuga ati nyoborera ubukwe urumva ufite confidence yuko bikora cyabuze uri specialize mu bukwe bw'ikinyamurenge urakoze cyane ya byose abanyazimbabwe sinzi ururimi rwawe ariko bakoresha icyongereza ya ni umufano natazi ya nugerageza nigeze kuja ahantu barambwira ngo ninyobore nsanga aho hantu bazavuga igiswahili ni kuri Goma ya ngo nshike ndabuyobora muyobora mu giswahili kandi bigenda neza nukuvuga ko nogerageza bitewe n'ururimi wenda nkiringara iringara nogerageza no kubuyobora mu kuko ndarizi nibyo enza ndivuga nogerageza we na ya bo nkayo y'ibiswahili nogerageza amakwe ari muri izo nk'uko warubajije muri ibyo bintu bitandukanye nogerageza no buyobora noneho rero ndashaka kugira ngo mbwire ku bintu bijanye na challenge cyabuze ibintu bigoye muri uyu murimo ni iki bisaba ni biki bibagora ni izihe mbaraga bifata ku buryo nyine n'umuntu wenda ushaka kubyinjiramo ashobora kuvuga ati ibi ngomba kuza mbyiteguye ya noneho challenge ndi mu kugenda mbona ni nyinshi nuko uri mu kugenda ugiye kuyobora ubukwe bw'abana b'Imana bakijijwe washaka ugasanga bambaye ubusa ugasanga bambaye ubusa wa mugabo we Rutikanga wavuze ngo zoza kuyobora ubwawe uzambika abana neza abantu bose bazagushima abantu benshi bazabibona bazagushima nkunda ubukwe bwambaye abantu bambaye bikwishe iyo nsanze rero batambaye iyo ni challenge impura nawe ya mbere batambaye neza ntabwo bavuga ngo baba bambaye ubusa baba bambaye ariko batambaye neza kandi ubukwe burya ni umuco
ubukwe bujyana umuco nicyo gituma abantu bagomba kwikwiza. Icya kabiri challenge nkunda gusangamo ni ikintu cy'umwanya. Abasore bacu ntibari mu kumenya gukoresha umwanya neza. Nimba bavuze saa 10 ugasanga bisha amasaha baje saa 12 cyangwa saa 11. Kera kuryo bigenze kurya hari ibintu biba bitegerezwa gupfa hagati aho ngaho muri uwo mwanya. Urumva amasaha 2 kugira ngo yarakipere hari mu kiganiro nsinzi ko byokunda. Icyo nicyo navuga. Ikindi ni ikintu cyitwa gushima mu bukwe. Cyo nkunda guhura naco. Umuntu aho kugira ngo ashime avuge ubukwe bw'umwana uko bwagenze anamugabire, dore ko ubungu abantu bari no hanze benshi babaye abanyamafaranga menshi cyangwa se abakire, akaja mu mateka y'umwana igihe yigeze kurwara akaduta akaja mu mateka yaho wenda banyuranye. Mu magambo magufi hari abari umwanya wo gushima. Agomba agashima ko Imana yamukoreye ubukwe bwiza. Yamara gushima ko Imana yamukoreye ubukwe bwiza, nta kindi kigomba gukurikiraho. Agomba gutanga impano yo gushigikira rwa rugo rushasha rwatangiye. Urabizi of course mu muco wacu inkanizo ziza zikora. Agomba guhita muheza inkani imbari 3 imbari 4 imbari uko azifite. Bikarangirira aho ngaho. N'umubyeyi n'ababyeyi babana bikagenda uko. N'inshuti n'abavandimwe nuko. Ibyo kutwara uriya mwanya bitewe n'iki gihugu turimo, kandi umwanya ari uw'agaciro, abantu bakagombye kubimenya nabo bakawukoresha neza. Iyo ni yindi challenge ya gatatu nkunze gusanga mu makwe. Murakoze cyane. Yego, mu makwe yose wakoze. Ntubuvuga ubwo ari kuvuge n'ubuhe bwagushimishije kurusha ubundi. Ashobora kuvuga icyakozwe wenda cyabereyemo, nubwo bwakugoye cyane, kandi kuvuga ngo utakunze. Icyo kibazo kiragoye Rutikanga rero. Nukuri icyo kibazo kiragoye, ariko nogerageza. Urashaka mvuga aho bwabereye, urashaka ngo bigende biti. Ukore uburyo abantu batamenya ubwo ari bwo. Ariko uvuge nyine ubukwe bwabaye bwiza, ndavuga nanje ngo ubukwe burarenza yandi yose. Hari ubukwe bwabaye Michigan. Ubwo bukwe bwari buteye ubwoba. Abageni bararirimbye bahimbaza Imana ko yabakoreye ubukwe kandi bugenda neza. Ubwakugoye? Ubwangoye? Ese nyine ubwagoye ntuba bwagoranye, waretse tukareka kubuvuga. Oya nduvuga ubwo uravuga gusa icyabaye kikakugora. Icyabaye kikangora. Nuko nagiye kuyobora ahantu, maze kuje kuyobora aho hantu, dutegeza kwakira umugeni muri sale saa 10, inza kumwakira saa 12:17. Ndagogwa. Abatumirwa ari bicaye muri sale bari bakantonganya. Kandi bakantonganya gutyo batazi ko nanje twahuriye muri sale gusa naje kuyobora ubukwe. Naje mba naje kuyobora ubukwe, ahubwo nanje nakagombye kubaza abanyiri umwana aha bari. Kuko nje mba nitabiye ku gihe ya masaha nkaba ndaho ngaho ntegereje nanje kuko umukwe n'umugeni bacika nkayobora ubukwe. Ubwo bukwe bwabaye bubi niko novuga. Ntibwanshimisha, nabuyoboye numva ntameze neza. Utari muri mood. Ntari muri mood. Kandi ico gihe iyo umuntu atari mood n'amagambo amwe azagendaga y'ubukwe. Urakoze cyane. Muri ibi bintu by'ubuhemuzi hariho umuntu ushobora kufata nk'icitegererezo, ushobora kuvuga ati uyu muntu mureberaho mwigiraho. Noneho rero icyo kibazo kiragoye. Abayemusi bose ntabwo bakora cyo kimwe. Ibintu bigiye bitandukana. Hari igihe ureba ubukwe bwa runaka ukareba ubwabereye aha, bwayobowe na runaka ukareba byose ukabikombina ukabihuza. None warangiza ugakuramo produit fini yawe, hanyuma nawe ugakora ibyawe ukayevanta. Niko bigenda. Sinavuga ngo mpita nkurikiza umurongo wa runaka. Oya rwose. Ndagaragaza nkareba amakwe ya benshi abagenzi banje bayemisinga hirya no hino. Nabyo nkabihuza nanje nkareba ibyo nakongeramo bishobora kunogera abantu cyangwa se bikaryohera abantu bikabamerera neza. Ni nkuko niko no gisubiza icyo. Okay.
hanyuma dusatira umusozo hariho ikintu kijanye naho usanga mu makwe kenshi abajene banenga ugasanga abavyeyi bagize uruhare bakinfluence amakwe mu buryo ugasanga abana rimwe barasa n'abanenga yuko bivanga mu rukundo bumwe ugasanga amakwe ntabaye kubera bikomotse ku bavyeyi ibyo bintu wabivuga iki nk'umuntu umaze igihe ayobora amakwe? Buri gihe iyo ababyeyi bashatse kuvangira umwana ndagira ngo bashatse kubaza bamwangisha wenda nk'umuhungu cyangwa umuhungu yanga umukobwa wenda nicyo bashatse kubaza numvise ikibazo neza. Mu by'ukuri iyo bigenze gutyo ibintu bigenda nabi niyo mpamvu navuga kuko ababyeyi bagomba kureka abana bonyine bagakundana n'abakunzi babo kuko urashobora kumubuza yakundanye n'umukunzi we yaba umuhungu yaba umukobwa wamubuze ejo ahubwo agakora ibindi bibi biruta ibyo. Nicyo gituma rero ababyeyi bagomba gushigikira abana usibye umuntu ufite imico mibi ikindi nta kindi woziza umuntu wawe gushakira umwana usibye imico mibi niyo ngiyo gusa nta kindi nayo ibindi ababyeyi rwose boreka abantu abana bagashakana. Je niko mbyumva ku giti cyanje. Tuvuge ku mufano uyu munsi bagushinze n'umufano bakavuga ngo tugushinze kuba umuntu uhagarariye amakwe mu Banyamulenge. Niki kintu wumva wohindura kimwe kirenze ibindi ukavuga ati kintu ngomba kugica cyavuze ngomba kugikuraho kikavaho burundu cyavuze nkagihindura? Ikintu numva usibye kuko batobikora Abanyamulenge bavuga ngo bagushinze ko oya ni umufano watanze. Ikintu numva njewe nohindura ni ikintu kijanye n'iramico yo kwambara nabi. Banyemereye abantu twokwirwanya. Nta Munyamulenge wigeze wambara nabi mu bukwe ahubwo yakazayambara akikwiza agakurikiza ya mico y'Abanyesiraheli ndetse akanitwikira. Ibyageraga ibisobanuro byinshi kandi birani ibintu biri biblique biri biblique biva muri Bibiliya. Nibyo cyane twakunda gukurikiza ko umugeni agomba kwikwiza akambara neza. Kiriya kintu rwose nduma allergique kuri cyo nubwo nyayobora amakwe nyine ngasanga bimeze gutyo naguye ko arizo challenge ngunda guhura nazo. Ngici kintu no hindura. Hanyuma tugana ku musozo nkuko twari tubivuze kuri iki kintu yose process yose n'igihu bimazemo ni irihe somo ibi bintu by'amakwe byagusigiye? Isomo ushobora kuvuga ngo ryanyigishije rikaba ryatuma nyine ubuzima bwanjye bumenya bwunguka ikintu ntari nsanzwe nzi? Amasomo ntiyabura. Amasomo ni menshi ariko amasomo ya mbere nagiye mbona abantu batandukanye bafite karakteri zitandukanye. Izo karakteri zabo rero zikamfasha nanje kuzitekerezaho kaba nabasha kuzigana. Hari abantu usanga mu bukwe ugasanga barakaye bitewe n'ibintu bimwe bitaruzura cyangwa se gahunda zimwe zapfuye ugasanga abantu barakaye. Hakaba n'ubundi bukwe usangamo abantu batarakaye ukabona ni ibisanzwe ukabona abantu baratuje ntacyo bibatwaye. Iyo ni karakteri imwe nashimye cyane yo gutuza ukareba ikintu uko kigenda. Ariko hari abandi ikibazo kiza kibakamasha kugira ngo kigaragare nyine kibonwe na bose. Icyo ni karakteri zimwe nashimye. Ibindi bintu nabonyemo nashimye ni ibintu by'ubukwe bw'abakristo bwejejwe. Ubukwe burimo amagambo y'Imana, indirimbo z'Imana, indirimbo za gikristo ni nziza cyane kuruta za zindi z'ubu ngubu bazabashiramo ukasanga abantu ko aremba ibivugo bimwe bitumvikana by'aba bantu twasanze ino. Bira bintu ntago ari byo kandi nuko tutabizi buriya abantu bato nkatwe nabo ubu ngubu bose
ariko habaye indirimbo zijanye n'ubukwe abakera baririmbaga wenda abantu bazagaragaza begera abasaza bakuru bazazidusigira nazo tuziririmba hariya mu bukwe kuko ntacyo byica kandi ntibabisobanuye kuko umuntu ahangutse kuko izo n'indirimbo ziba zijanye nyine n'ubukwe ariko bimwe byahangaha nigeze kubwira abasore Rutikanga ndababwira kandi nabivuze ku mugaragaro ndavuga ati njewe kuyobora ubukwe bw'umuhungu udafite tatuwaje nza numva mfite morale nza namangira ibindi byishimo nkama numva ngiye nko kuguruka ntaho nza nyobora ubukwe ndakaye ntanseka nuko mba namenye ko umuhungu nta tatuwaje afite ariko nk'umuhungu ufite tatuwaje narababwiye rwose ngo ubwo bukwe sinobuyobora kandi sinobikora kuko burya haba ihame ry'umurimo iryo ni ihame rya mbere njewe rigenga uwo murimo nkora w'ubuMC menye ngo ufite tatuwaje Rutika tukirwe wirusha ngo urantumira sinoro hanze tatuwaje ira ni imico iva ku bapagani no muri Bibiliya biranditse muri Levitique nimba ari sinibuka verse neza sinibuka neza isura ariko biranditse biranditse rwose kuko bira ibintu byose bikora ku mubiri bivusha amaraso atari byiza murakoze cyane. Hanyuma umuntu ugukeneye cabuze akaba agudutegereye hano akabona ikiganiro akaba yifuza ko umuyoborera ibirori yakubona ata Rutikanga bacu biroroshe ijambo rya mbere azabanza kunyureho kera wowe ntiwambonye azaguheza uzamuheza nimero zanje bashimishwa n'ibyo nkora mfite amakwe menshi nkora nibakeneye kuyareba nayo nayabahereza bakareba urugero waruvuze ati se bambona bate biroroshe cyane natanga nimero zanje yakenera ko nzaza kumufasha kuyobora ubukwe kamufasha kandi inza nkora n'inama n'abageni nza mbagira n'inama mbere y'uko ubukwe buba nkamubwira uko agomba kwitwara mbere ko batwa dukora inama nka 2 cyangwa 3 uko bukabona kuba nabona agiye gushiramo ibintu bidashimishije nkamugira inama yonanira kabikora ariko namugira inama pe ibyo byose nza mbikora yego hanyuma iyo nimero wayitanga hano cabuze nta kibazo rwose no yitanga ngaho yitange kugira ngo abantu ni 6 8 2 2 5 0 9 3 3 3 mbese za 3 ziheka nizo nimero zanje aho ntuye nahavuze ni hari Dallas wampamagara umuntu aba yari muri Afrika akagukenera wogo yankeneye muri Afrika twovugana tukareba igishoboka tukagikora yego niko byogenda pe hanyuma n'ahandi hose tubanzaga tukavugana yego mukavugana yego nukuvugana abanyakenya nibo bazaga bavuga ngo watu ni kuongea cyane rwose hanyuma muri uyu murimo sasa ukorera ubusa se gufasha abantu cabuze urishuza kugira ngo uyobore ibirori muri uyu murimo ndishuza nzi kuko ndiba byoroshe imba navuye iwanje nasize umuryango kandi bira bintu iyo ubukwe bwiye kuba ndabitegura narangiza nkurira indege nkitura muri state umva tugomba kuvugana nawe yego kabonamo n'amazi yo kunywa mu nzira nanje ahubwo kera nagiye mu mwuka wawe mutumva ko wewe tuzavugana tuzumvikana tuzavugana kabisa kabisa asante sana hanyuma rero nakomeje kugenda nkubaza ibintu bigiye bitandukanye ariko wenda urashobora kuba hari ibintu nshobora kuba nibagiye kukubaza cabuze se wari ufite ku mutima ushaka kusharinga uyu ni umwanya wo kubivuga kugira ngo tuze kurangiza ikiganiro cyacu ndumva amagambo menshi twayavuze gusa ijambo rya nyuma risoza nuko nabwira abantu bose bafite amakwe baba abakobwa baba abahungu kwenstoramo umuco wa gikristo mu bukwe aho kugira ngo wigane umuco w'abapagani bakashiramo umuco wa gikristo mu bukwe bizaba byiza cyane nta muntu uzabigaya n'umwe ibyo ndabihamya neza ariko nibashiramo ibya gipagani hazabamo kugaba
urakoze cyane. Ibiganiro byacu ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga. Mutumirwa wacu turagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane namwe Rutikanga. Asante sana. Mwakoze cyane kutwitaba mukaza kudushakisha. Kuza kudushakisha hano Texas kugira ngo tubashe kuganira ku bijanye n'ubukwe. Mwagize neza cyane, turabashimiye. Asante sana. Ntibiteze gushira nkuko duhora tubivuga. Amanywa nijoro tuba tugutegurira ibiganiro byiza cyane. Ahangaha kuri One Africa TV niho usanga ibiganiro byiza kandi bitunganyije neza mu ndimi zitandukanye bikora ku banyafrika bose ndetse n'abanyamurenge by'umwihariko. Rero kora subscribe, sharing ibiganiro byacu, liking, tubwira uko bitekereza kugira ngo tuze turushaho kukuzanira ibyiza ukunda utasanga handi. Tubonana ubutaha. Njewe nari Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imurenge. Navuga ngo ambasaderi nyine ukumva umwe rukumbi. Ciao ciao.